yaje yabwanutse yaciye ikiziriko n'umwana wo mu bakire wo mu ngagari nk'iyahuye n'imbobo rero nk'iyi imurisha isi vukiye umuryango w'abakire sinzi ukuntu wisanzemo ntabwo ndi gukina maze kugukunda nagukunze kuvuga ngo umusore ari serious iyo myitwarire yawe ufite ukuntu mibi uhisha inyuma y'ukuntu wigira akana keza niyo yamfatishije ari ukuntu umuntu ubona nyine arakarara ariko nyine ari n'umwana mwiza ngo nibyo byamufatishije Samari beze ugiye gushyingiranwa n'uriya mwongereza ndetse na kontra yanjye nawe igiye kurangira yo kukwigisha gucuranga gare moshi yawe ugiye no kuzi gutwara ufata inzira yawe nanjye mfata iyanjye ibyanjye nawe birabirangiye ubwo arikanga umusore umaze iminsi amwigisha yamukunze usambwije ukuri ati kuba ugiye gushyingiranwa n'abandi nta kibazo ariko nyine nagira ngo mbamenyeshe ko nabakunze ntabwo nabasabaga ngo namwe mu nkunde umukobwa yumvisha umusore yamukunze atuza kanya gare moshi ivuye kontara bigiye kurangira no kumwigisha gare moshi ivayo umukobwa biramucanga abuze n'icyo asubiza umusore Jondi yambikanye moshi iraza kongera ihagarare kuri Stanmore ese ndamutse ngwaye akabizu wahita ungubita urushyira mbwira umukobwa arikanga n'umurara umukobwa no mu bakire n'umwana witonze yahuye n'imbobo imaze iminsi mwigisha dore kwirya sharukana atereka n'amaso ni ikigoryi ndakeka ntabwo uri bungubita urushyi gari ya moshi cyo nyine urabona sinagukoreye ijoro se twabasohokanye ahantu h'ubwenge umusore avayo turi kwiga ku nkuru y'uyu musore umukobwa w'abandi kuri fiyanse w'abandi hepatite zarateye mwirinde bino bintu ntabwo ari sawa ntabwo nkubisoroshye ntabwo nkubisoroshye nicyo yashakaga umukobwa asigara hano biramucanga nyagasani mbega umusore nabyutse yikomereza akazi ke nk'ibisanzwe gusa none yagira nera amaze no kuba manager n'uwo yagiye azamuka mu nzego gusa yagira n'agafata nimero wahamagara wa mukobwa nkumva gusa none umukobwa akunda yambikanye fiyansayi n'abandi yareka mureke ntazakora amahano reka nigarukire mu kazi umusore akagira atya akarangiza akazi kose ashinzwe muri cya kigo kindi kigenzi cye Fabrice tugende w'imahoko tugende Fab bye sasa uwo munsi ari kugenda nibyo bari kutubwira biri mu gitabo cy'uyu musore umusore guhindukira gutya weco wakigoryi weco yabonye wa umukobwa yaje kumwirebera dore ko umusore amusezera amubwira ati sawa agenda bize ngo Jean ukundeba umaze iminsi ibiri wumva gutaba utambonye umusore ari kwikina agiye gushyingiranwa n'undi musore bitewe n'uko ari cyo papa ashaka umukobwa yahise amuzana ku rusengero umukobwa yabuka afite ukuntu aza agasenga anumvikana n'Imana agira ibyo ayizeza anayisaba nawe ayisezeranya ibindi baba ari guhana umenguhe njye nawe tugiye gusezerera imbere y'Imana ko njye nawe tuzaguma turi inshuti gusa tutazarengera ubushuti mbega batazakora amahano tuje gusezeranya Imana tuzaguma turi inshuti gusa iri sezerano niruturirengaho ryo kuba inshuti gusa Imana izaduhane mu buryo bwayishaka umukobwa niko yabaye uruko agiye gusaba Imana ikintu agira ikindi ayisezeranya njye ntabwo nzigira mbi inshuti nawe mira ariko nugira ikibazo ntabwo nzigira ndengera mbega ngo nze ndengere nze nsenye urugo rwawe ari ngombwa nsezeranye iyo Mana yawe va ntabwo ari wowe ndi kuvuga Samari mbega ntabwo ari wowe ndi kuvuga ko warenga ku mirongo ni njye uri kubyikorera mbega umukobwa warabizi ko ashobora kuba yarengera akisenyera fasha dusezeranye Imana kugira ngo nazigira ngira intege nke kugira ngo nazigira ndenga imirongo nkaba nakugarukira nyagasani bavuye uwo munsi gusa umusore arababaye basezeranye ko agiye kuba ngo besito niko babita ngo ni besito uriya reka nta kindi uriya musore si shagira ngo hari ibindi si besito gusa nawe rero basezeranye ko agiye kuba besito arababara bamugize besito ubundi ni amaterime y'inkunda rubyino yadutse biriya bintu ntago amaniga bigira umusore bamugize besito bamugize imbwa yarababaye shawo yaje ababaye bavuye gusezeranya Imana tuzaguma turi inshuti nta kurengera nawe ubwo urabyumva nyine byo kujyazana inkundo cyane bimwe bindi nawe nyine byumva uko ushaka umusore nawe shongize imbwa mbaye besito kweli bwa bwana bw'iyi minsi njya numva burunga kuriya ni besito ngo banabupostinga ugiye kujya
postinga wandikaho ngo besto. Umusore yarababaye, dore agahinda, mbaye besto, shambaye nka Risina w'inkunda rubyino. Risina niwe usanga ari besto dukobwa ngo twose tw'i Kigali. Buriya ni besto. Mbaye mbwa, mbaye Risina bangize besto. Yarababaye shawo. None ko umukobwa ari seriye babivugiye imbere ye mu kiriziya imbere y'Imana. Nje ninye Imana ku buryo nta kintu napfa kuyisezera. Ufite imyaka 4 nibwo nibujije kuba najyana n'uwo mugabo. Ariko umaze kuzuza imyaka 12 nararambiye nanjye ndavuga nereka nijyanire n'uwo nkunda wana. Nibwo najyanywe na Imurani. Wari umaze kugira imyaka 12. Hari ikintu kimwe naje kumva nyuma. Ubwawe utishimye ntago washimisha n'abandi. Mwana wanjye kuba nari kukurerana na papa wawe ntishimye, we nari gutuma wishima ute? Uze ngo bisaba kugira ngo ushimishe abandi ko nawe uba wishimye. Mukobwa yamubwisha ukuri ati mwana wanjye nanze gusiga ufite imyaka 4 papa wese nigeze mukunda, ugeze 12 nanjye njya kwishakira uwo nakundaga. Kobe dore Imurani n'uriya musaza. Nk'umukobwa wari ufite imyaka 12 ntago nari kubasha kubyumva impamvu wantaye. Ariko nk'umukobwa ufite imyaka 21 ubundi kubyumva impamvu wantaye. Kuko nanjye ubu ndakunda. Ibyo wakoze byari ibyanyabyo mama. Umusore yari yamunyujije abanza kumugurira akantu. Ariko mwakeya. Umukobwa nawe afite fiance. Ariko umukobwa nagakunda fiance nuko yamuhitiwemo na se, kandi se ngo niwe wamureze wenyine, urumva bagomba gushimisha se. Coffee. Tubaga kawa se mubyeyi. Tagira ngo ndakoroze reka mbanze nsuke. Ndagukunda umukobwa. Samari ndagukunda. Siri byaramucanze. Ndagukunda. Umukobwa yambikanye fiance n'undi muntu ariko yakunze uyu. Gira ya mirongo mira wibuke basezeranije Yesu ko ari mirongo batazarenga, ko bagiye kuba ababesito. Nashake. Umukobwa isezerano yihereye Imana ubwe, niyo mpamvu mugomba kwitondera ibintu musezeranye Imana ngo murahiga imihigo higuti. Ndagukunda. Yesu yarabiyamye arabivuga ibyo bintu. Abasoma Bibiliya murabizi avuga ati mujye mwitondera ibyo muvuga muhiga murahira. Mujye mwitonda. Umukobwa yasezeranije Imana ngo ntago azarenga imirongo akundana n'uyu musore, none dore niwe ubirenzeho mbere. Kandi yarasenze abwira Imana ati Imana iryo sezerano niturirengaho uzadukoresha icyo ushaka. Munsi ndavugana na papa wanjye, papa wawe natemera ko dukundana uze kumbwira nanjye nkwirika. Azamwemeresha kabizo sibyo? Arasezerana umusore. Samari, imodoka yose ivuga mugoge. Kugera imbere umusore dore imodoka iramwambara. Yaragiye kubwira papa ko yakunze undi musore atagomba gushakana na wa fiance we. Dore imodoka ngira mwambara. Dore imodoka ngira mwambara kubera urukundo agenda yikaraga yirya ku cyuma. Witonze wa mukobwa utagenda ukanamuhuhura twarabamenye. Witonze ambulance zora ambulance. Na bintu byo gura kwanyu muze hejuru y'abantu bakoze impanuka namwe mu bacura umwuka bagapfa vuba. Umukobwa yahise apfukama. Ndakwinginze Mana filime. Umukobwa kibona umusore muti mugonze yahise apfukama. Wibukuye umukobwa afite ukuntu asengamo Imana. Yagasani ndakwinginze muri kamere neza. Uriya musore wimuhanira amakosa yanjye. Bari basezeranije Imana ko bazaba ababest bakaba inshuti gusa. Usezeranya kuri uriya musore nabaho nazongera guhura nawe. Yagasani mukize nago nzongera guhura nawe. Uyu mukobwa siko gusenga ari ugusezeranya Imana gusa ibintu. Mbega igira icyo ukora nawe ugira icyo uyikorera. Ati Mana uriya musore nabaho nanjye nago nzongera guhura nawe. Nicyo yasezeranije Imana. Ndagusezeranije biza umuhigo nzawigurira akanyarira. Ntabwo uriya musore nzongera guhura nawe. Nuramuka umukijije uriya musore nzahita muvaho ngende byiteka. Umusore ameze nabi yari gusenga ati Mana mfasha akanguke, nabaho sinzongera guhura nawe. Umusore barashitura wapi. Umukobwa ari kumusengera anasezeranya Imana ko yari yarabeshye Imana avuga ati uriya musore tuzaba inshuti bisanzwe akabirenzeho. Barashituye wapi. Barashituye umusore arakanguka. Dore ngarakanguka. Dore umusore ngarakanguka. Ntago ari ukwanga igitumye akanguka nuko umukobwa asezeranije Imana. Ntago ari ngombwa Imana ubanza ugira ibyo uyihariga kugira ngo ugire icyo gukora gusa. Umukobwa aracyari muri ba bantu basengera mu bujiji nyine. Harimo nabo dusengana njye mbabona. Umusore arakangutse gusa umukobwa asezeranije Imana
ati sinzongera guhura n'uriya musore, kandi ikintu usezeranije Imana uba ugomba kucyubaha, ntabwo uba ugomba kukirengaho. Imana si umuntu ngo ibeshye cyangwa ukine nayo. Dore umukobwa aricuza ibyo asenze, ndapfuye dore ibyo asezeranye ko atazongera kubona n'umusore, none umusore arakangutse nyagasani ndapfuye. Arahubutse bya bintu by'ubuka ryanyu musezeranye Imana ngo murahiga. Ubwo yarikanze gusa none agomba kubikora. Asezeranije Imana, bwaba ari ubukira kabiri agiye kuyibeshya. Abwiye Imana turi musore agiye kubiye, sinzongera no guhura nawe no kubonana nawe, nuramuka umukijije. Ese biragenda gute? Uyu musore twatangiye ari umusirikare, atubwira ngo n'umusirikare ujya gutegurura ibisasu, ntabwo bafite, ameze nk'ikihebe, ntatambaye n'imyenda yatuma adashwanyagurika. Kandi ntugire n'icyo umbwira, nkundanye nawe Imana yakwica. Imana ntabwo ari uko ikora, ntabwo yica abantu. Ngo yosezeranije Imana ngo uriya musore naba muzima ngo nzagukorera. Nkaho ubuzima bw'uwo musore ara yari nk'urusimbi we n'Imana mugiye gukiniraho, nkaho ubuzima bw'uwo musore Imana bwitabureba ireba ubwawe gusa, nyine ireba n'ibyifuzo byawe. Hari abantu basenga nk'injiji, barambabaza, ariko amakosa n'aya babasengesha, mwirirwa muha amaturo bayarira ubusasha. Mwayanzaniye nkabasobanurira Bibiliya. Sore yarababayesha uncese ku Mana, ko ntabwo twakundana ngo dukundanye Imana yanyica. Ibaza ariko iyo Mana ko kibaho, Imana yakwiciye umusore. Ubwo Imana nyine ntabwo agaciro ubuzima bw'uyu musore. Imana ubwo yabiha agaciro gusa isezerano ry'umukobwa gusa n'isengesho ry'umukobwa. Isengesho ry'umusore n'ibyishimo by'ubwo Imana ntiyabibireba. Umukobwa gusa aravuze ati byiringiro byanjye ni ibyo, abe wowe abe n'Imana nta wabihagarika. Nyine ubwo nuko byizera, dukundanye wapfa. Sasa arikwereka cya kigoryi cya Fabu kimanko cyaratashye. Se bimeze bite? Fabu kugira hano yasanze amafaranga menshi ku buriri muri ka kavumo kabo. Ibuke Fabu nta kazi yagiraga, yari umutindi, yari atarafungura amwe acururiza mushuba time aho. Gira mama we kutagitashye mu Buhinde kuko wabuze akazi, ahubwo ari njye utashye. Ndetse ubwire mama wansengeri, amafaranga yanjye yose ndayagusigiye, uyabyaza umusaruro yakoremo umushinga n'ingaruka uzampa umugabane wanjye. Ndetse icyayi wajya gunekera nzagikumbura. Amafaranga yasigiye wa musore babanaga wajya kumukorera icyayi, abwira ati icyayi cyo nzagikumbura. Ati amafaranga ndayagusigiye, ngiye nisubiriye mu Buhinde match iranshanze. Umusore yakoze ikirere uwo munsi, yaje mu rusengero kureba uwo Yesu muteranije na sheri we. Yesu ni rero usanga umuntu yanze Imana burundu. Dore beef ibi ntabwo ari byo, ari kubwira Yesu ibi byose ni amakosa. Arabwira Yesu ni amakosa pe cyane, intambara hagati yanjye nawe iratangiye. Yesu unyibiye urukundo rwanjye, nanjye uriya mukobwa wakwizeraga nzamukwiba, ntazongere kukwizera. Uriya mukobwa akeka ko igihe nzaba nakundana nawe aribwo nzabasha kubaho. Kubera nanjye uyu umunsi kundi ngiye kujya nishakira urupfu, ngende ndwakire kugira ngo avuguruze imyizerere y'umukobwa. Tugiye kureba noneho hagati yanjye nawe uburyo uzakomeza kundinda nkaba muzima. Bwira Imana, ndagira nkurikire filime. Umusore mu yandi magambo icyo abwiye Imana ati nimba umukobwa waramubwiye ati ni kugira ngo nidushwana nibwo nzaguma ndi muzima, none nanjye umusore mbega agiye kugenda abeho nk'uwiyahura kugira ngo apfe. Umukobwa none avuga ati ya Mana yambwiye ngo ninandukana n'uriya musore nibwo azabaho, ko umusore n'ubundi apfuye. Umukobwa yiterekeraho kwizera Yesu. Umusore avuze ati uriya mukobwa ngiye gutuma atazongera kukwizera. Niyo mpamvu umusore abaye ameze nk'umwiyahuzi, agenda ategurura ibisasu atambaye kugira ngo arebe ko yapfa. Napfa umukobwa avuga ati ya Mana yambwiye ngo izarinda umusore mu gihe nakundana nawe akaba apfuye. Nuko umusore yahagurutse